Hello guys, mumeze neza nanjye meze neza ni ya nshuti yanyu igarutse noneho nagarukanye agashya. Nizeye ko mumeze neza nawe utameze neza yana. Mwihangane ejo bizagenda neza, ibintu byose bihora ari up and down. Rero uyu munsi nagira ngo mbereke uburyo wakwikorera save the date yawe ku bantu bagiye gukora ubukwe mutandukanye no gutanga amafaranga yanyu. Ni ibintu byoroshye wakwikorera cyangwa ukaba wabikorera na mugenzi wawe. Rero dukurikirane tujyane paka iyi video irangiye. Nuri bukore rero cya mbere urajya muri Chrome cyangwa Google wandikemo ijambo rivuga ngo Canva. Wandikemo Canva gutya ubibona byanditse, nurangiza usacinge irahitiza urabibona hano hejuru. Canva niyo ngo iba ibanza ifite ibara ry'ubururu n'umweru uvanzemo, then numara gusacinga telefone yanjye network iragenda gake ariko ni ibintu byoroshye. So murayibona rero ngiyi yaje, urabona harimo amata templates menshi. Urajya muri templates hano urabona ababazi guhaye ziba ziharimo hano nyinshi, uhitamo iyo ushaka ikunogeye ukunze. Urabona ushobora gushyiramo ifoto yawe, ushobora guhindura gushyiramo amatariki, ushobora kugira, ariko kiza urasacinga kugira ngo haze zonyine noneho nziza, ugakora search save the date ukabyandikamo. Urabona byaje ngibi urahitamo. So ni ibintu byoroshye cyane, utakiri gutanga amafaranga ngo bajye gukorera muri cyber cafe cyangwa ibiki. So ngizi dore ziba ari nyinshi cyane ewana, ziba ari nyinshi kabisa. Design yose ushaka yose wifuza ukeneye ewana ziba zirimo nyinshi kabisa. Urasacinga bitewe n'izina rya nuko wowe ubibona akeza wakundamo, ugahindura amatariki, ugahindura ibintu byose, urabihindura n'amazina ukahita uyashyiramo. So ubutaha tujye tubana rero, ubutaha nzabereka ukuntu wakora noneho invitation utarinze ujya hariya ngo baguce amafaranga. Umuntu yego yagiye gukora ubukwe aba afite depense nyinshi, by the way afite ibintu byinshi agomba gukora. Rero save the date na invitation ntibikakugore cyane ujya gutanga amafaranga yawe y'umurengera ngo bagukorere invitation. Ni ibintu byoroshye wakwikorera. So hano nari ndimo ndeba akeza ngo ndebe ako nahitamo. Hano nari nakabonye, nahisemo akangaka. Kakabanze kaze. Ikintu bigusaba gusa ni ukuba ufite internet, kuba ufite network birahagije kabisa. Birahagije kugira ngo ukore save the date. So urabona yaje harimo save the date yanditseho birimo amazina Britney cyangwa sinzi ukuntu babisoma Charles cyangwa Charire, byose biriho. Rero ikintu ukora uhita ushaka ifoto yanyu wowe na couple yanyu nyine ifoto. Hano urabona hano harimo amwe nagiye nkoresha, ariko ibintu bigusaba kuya-uploadinga. Hano nari ndimo mbishakisha, njya muri uploadinga mbona nayirimo yo nshaka, ndagenda nkora kuri upload. Ni ibintu byoroshye guys, ntabwo ari ibintu birenze kabisa. Ni akantu wakwikorera mu minota 2. So ndajya muri file yanjye ndebemo ifoto nshaka, mitamo ifoto nshaka, nawe niko uzabigenza. Ni ibintu byoroshye pe, byoroshye. Sinzi impamvu babahenda, wabikorera inshuti yawe, wabyikorera nawe. Ni ibintu byoroshye, ntibagabaca amafaranga y'ubusa pe. Umuntu yagiye gukora ubukwe aba afite depense nyinshi. Urabona ko ya foto yacu yayisizamo hano, ifoto nshaka yayisiza. Urabona ko imeze neza kandi biba bisa neza kabisa. Wowe ikintu ukora ujya kwifotoza ifoto ya couple yawe muri studio ukayizana. Urabona hano ushobora guhindura amazina, biye ukabisiba ukaba wandikamo amazina yawe. Hano mba nabuze izina nandikamo, ariko ni ibintu byoroshye pe. Ni ibintu byoroshye. Ikintu ukora rero uhita wandikamo, ukajya hano hepfo handitse edit. Urabona kano kantu kanditseho edit, uhita ugakandaho. Ushatse wakimura ukabishyira ahantu ushaka bitewe n'uko ubishaka.
ushatse wahindura font cyangwa nuza uko inyuguti zimeze ukaba wabihindura, ugakora edit nyine yose ishoboka urayikora. So ukanda kuri transform text, biba byivanze, ariko uko ubikora ukanda hano kuri edit, bakanda kuri edit. Hano ndakwereka ukuntu uhindura, ushobotse rimwe ushobora kurishyira hejuru, irindi ukarishyira hasi, ni ibintu bishoboka byose urabikora. So niba kabaca amafaranga menshi y'umurengero, ukanda kuri edit ukaba wasiba, cyangwa ibi birimo ukabisiba ukandikamo ibyo ushaka. So nari ndimo gutekereza izina nashyiraho, ukashyireho kanandikeho isimbi. Oya, hari ukuntu babanza bitewe n'izina ryawe, ntabwo bacyandika amazina yose. Kanandike isimbi. Isimbi. Guys, mujye munkurikirana, tubane buri munsi muri video zose, mukore subscribe, mukore share. Nzajya mbaha ibintu byinshi bitandukanye, ama tips menshi atandukanye, ibintu bituma muhendwa ntabwo mbishaka. Urumva, ushobora kubisharinga ukabyereka abandi, ugakora subscribe kugira ngo utaha ujye ubona n'izindi tips cyangwa ibindi bintu byinshi ushaka kuzakwereka. Hano nanditsemo t-sharire, sinzi icyo aricyo, ariko nanditseho t-charisi. So mujye mumurira subscribe guys, tujye tubana buri munsi, mukore like, mukore share. Hano rero ibintu biba byarangiye kare. Hano amatariki nayo urayahindura, ukandikamo amatariki yanyu y'ubukwe muzaberaho, ukayahindura, ukashyiramo amatariki ushaka. Nzabereka n'uburyo wakora nuza save the date, ya birthday, invitation, ibintu byose nzagenda mbibereka rwose. Biroroshye, ntabwo bigoye, niba kabahende ngo babace amafaranga menshi. Urabona rero hano nabikoze byarangiye. Hano igisigaye ni ukuba wa downloading ifoto yawe ukayikoresha ahantu hose ushaka, kuyisharinga ku bashuti bawe, ku nshuti zawe. Yewana, ni ibintu byoroshye kabisa. Hano rero nari ndimo ntunganya neza, urayatunganya neza ku buryo biba bimeze neza bitewe n'uko ubishaka. So murabona hano rero save the date yacu yarangiye, nta kindi gisigaye. Igisigaye ni ukuba twaya downloadinga tukayishyira muri file yawe, n'ubundi ni hit ijya, ukayisharinga inshuti zawe, ukayipostinga. Imana, ni ibintu byoroshye cyane, murabibona ko ari ibintu byoroshye. Hano uhita ukanda kuri download, hano irimo irajyaho, ni ibintu byoroshye pe, murabona ko ari ibintu byoroshye. Hano irimo irajyaho, hano deja yarangiye. So rero urabona ko ari ibintu byarangiye. Hano uhita ukanda file downloaded, open, uhita uyisanga muri file yawe kabisa. Ni ibintu byoroshye cyane, buri muntu wese yakikorera, niba akabaca amafaranga menshi. Hano ushobora kwisharinga kuri WhatsApp, hehe hose. Rero tujye tubana buri munsi, mukore like, share, kugira ngo tujye tubana n'ubundi. Ubutanzabe ko wakora invitation yawe mu buryo bukoroheye kandi bwiza. So likinga, ukore share, kugira ngo tujye tubana buri munsi no mu zindi video zose zizakurikiraho. Ndabakunda cyane.